Amazina yanjye nitwa Aime Naganze, nkaba nkora muri SFH. SFH ni umuryango udaharanira inyungu uharanira guteza imbere ubuzima bw'abaturage uhereye ku muryango. Society for Family Health. Murakoze. Urakoze cyane Aime. Ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina wongere utubwire indwara ya malaria mu by'ukuri uvuze ko umuntu aho ukora ushinzwe guhindura imyumvire, ushinzwe kwita ku buzima bw'abantu. Se indwara ya malaria byumvikana ko ujya mu baturage cyane. Maginga yifashe gute? Ariko wongere unabibutse gato ikiyitera. Mbona abantu baradohotse batakibuka ko ari umubu cyangwa wenda n'umubu hari ukuntu ugenda wihindura simbizi. Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane cyane kuri uyu munsi turimo kwitegura kwizihiza umunsi wa malaria, aho isi yose yizihiza cyangwa se yibuka yizihiza umunsi w'indwara ya malaria. Natwe mu Rwanda rero ntabwo turi kimwe n'abandi. Indwara ya malaria rero nk'uko wari ubibajije ni indwara ikomeye. Uko abantu bibaza ngo ni indwara yoroshe, ariko ntabwo ari indwara yoroshe. Iri mu ndwara ziza ku mwanya wa mbere mu mpfu z'ababyeyi n'abana. Ntushobora kumenya ngo umubu wandumye n'utera malaria cyangwa n'udatera malaria, ariko icyo tubwira abantu ni uko igihe cyose wumva watangiye kugira kimwe muri ibyo bimenyetso utanarindiriye kubona byose, biba byiza ko uhera ko ujya kwivuza ku mujyanama w'ubuzima utarinze no kujya ku kigo nderabuzima. Umujyanama w'ubuzima afite ubushobozi bwo gupima malaria akanayivura malaria yoroheje. Iyo rero utinze kuyivuza ubuganisha cyangwa ukayivuza nabi, kwa kundi abantu usanga yarwaye malaria wenda akaba yakeka ko bamurogeye umwana cyangwa se umudamu we bamurogeye, agatekereza ibindi, akaza kwahira ibyatsi, wenda yarwaye mu nda. Icyo gihe uko atinda niko agira ibyago byo ko malaria imuzahaza. Kuko iyo agize umuriro rimwe kabiri gatatu atarimo kwivuza, ni ukuvuga ngo ikindi kintu malaria ikora ni ukumukamuramo amaraso. Iyo rero umuntu amaraso agenda akamuka kubera umuriro n'ibyo bimenyetso byose, kuko ntabwo aba atakaza ubushake bwo kurya. Iyo bimeze gutyo rero nibwo umuntu aganisha ko malaria imuzahaza, kandi uko kuzahaza niko itinda cyangwa igora kuvura. Uvuze ikintu cyo kwivuza cyangwa se gutinda kwivuza cyangwa se no kwivuza nabi. Malaria kubera ko imaze igihe kinini mu baturage, hafi ya bose babaye abaganga bayo. Hari umuti witwa Coartem, kandi wakomeje kuvuga ngo malaria yoroheje, ngo malaria ngo y'igikatu. Ese ku buryo usanga abaturage yumva ibyo bimenyetso, sibyo ko numvise byenda gusa n'ibya covid, ubwo nabyo turaza kugira icyo haraburamwo ibicurane gusa, ariko ubundi birenda kumera nk'ibya covid. Ugasanga rero abaturage agira ikimenyetso kimwe muri ibyo, yirukanse mu mafarumasi kwigurira Coartem. Ntabwo ari byiza rwose. Ntabwo ari byiza icyo tubwira abantu, kuko uko wafata urugendo ujya kuri farumasi niko wafata n'urugendo ujya ku mujyanama w'ubuzima. Wenda hari igihe abantu bitwazaga ko kuba wenda kujya kuri centre de santé ari kure, ashobora gukora urugendo rw'amasaha 3 kugira ngo agere ku kigo nderabuzima abashe kwivuza. Yaba ari umuntu ushaka kwivura kare, wenda akavuga ati buri ubwo numva mbabara umutwe gutya, mfite umuriro cyangwa se mfite imbeho, ari byo biganisha ko umuntu aba afite umuriro, wenda akavuga ati reka ngure ikinini kuri farumasi. Ariko ubu nta mpamvu yo kwivuza. Ibyo nibyo twita kwivuza rumashana. Nibyo umuntu ntago agomba kwivura. Uko utagenda tubwira abantu kwiyahirira ibyatsi ngo ujye kunywa cyangwa kurya, niko tubabwira ko biba byiza ko umujyanama w'ubuzima akorera ku rwego rw'umudugudu. Wa mudugudu utuyemo mu gihugu hose dufite abajyanama b'ubuzima ubu ngubu bari hafi 58 kandi muri abo ngabo hari mu mudugudu abajyanama 4. Uwa kane wiyongereye, mbere twari dufite abajyanama 2 ba ase ba binom n'ubundi, mbese abakurikira ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, umubyeyi igihe atwite, hakaba n'umujyanama uvura. Uwo mujyanama rero
uw'umubinome aravura, hakaba n'uwundi wa kane wiyongereyeho kugira ngo awe ashinzwe ubukangurambaga kwigisha abantu kwirinda indwara zitandukanye harimo na malariya. Birumvikana ko bakorera hamwe ko ari bane. Abo bantu baba batuye hafi yawe cyane kuruta uko wajya no kuri farumasi. Icyo rero tuba dushishikariza abantu kandi byiza ko n'abatwumva babishyira mu bikorwa. Kwivura ntabwo ari byiza. Biba byiza iyo wumvise ufite kimwe muri ibyo bimenyetso cyangwa umwana wawe ubona afite kimwe mu bimenyetso, ujya ku mujyanama w'ubuzima kwipimisha ni akanya gato cyane, bakora test rapide bakabimenya. Kandi ikindi nshaka kubabwira ni uko izo test rapide z'abajyanama b'ubuzima rwose resultat zabo ziba ari ukuri. Ntabwo bashobora kukubonamo malariya utayifite. N'imiti baba bayifite ku buntu, biterwa n'icyiciro cy'ubudehe. Abantu bari mu cyiciro cy'ubudehe cya mbere n'icya kabiri malariya bayivurirwa ubuntu. Iyo ari mu cyiciro cya gatatu n'icya kane kuzamura, wenda nuko ndi kubivuga mu bya kera, ubu ngubu bifite n'amazina byitwa, ariko kugeza uyu munsi abantu baracyamenyereye ibyiciro by'ubudehe cya mbere cya kabiri. Abari mu cya gatatu kugeza kuzamura bahishura amafaranga make cyane. Upfa kuba ufite ubwishingizi mu kwivuza cyane cyane mituweli. Urakoze cyane Aime. Hari ikintu wavuze ugitangira uti malariya ni mbi ku mubyeyi ndetse n'umwana ngo uri munsi y'imyaka 5. Kubera iki rero kuri abo bantu ari umwihariko kuruta abandi? Murakoze cyane. Umubyeyi utwite ubundi nkuko natangiye mbivuga, iminite yiwe cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri buba buri hasi cyane. Umuntu wese rero urwaye n'ubundi afite ubudahangarwa buri hasi, indwara iyo ari yose iramuzahaza. Malariya rero ukuntu ifata n'ibimenyetso byayo ku mudamu utwite, urumva umudamu utwite kugira umuriro akaba yagera ku muriro wa 39, biba bifite biramwangiza, biramuzahaza cyane cyane ko umubiri wiwe n'ubundi ufite ubudahangarwa buri hasi. Ariko cyane cyane noneho ko niyo atwite ntabwo ari we wenyine ugira ingaruka ku ndwara ya malariya, n'umwana uri mu nda nawe usanga agira ingaruka. Haba harimo ingaruka z'uko ashobora kubyara inda itagejeje igihe, cyangwa umwana agapfira mu nda, cyangwa n'umubyeyi ubwe nawe agapfa, kuko nababwiye ko wenda nubwo tutajya mu mibare cyane, ariko kugeza uyu munsi malariya iri mu ndwara za mbere ziza ku mwanya wa mbere kuba kwimfuza ababyeyi n'abana. Akaba ariyo mpamvu rero uwo mwihariko, umuntu utwite ubudahangarwa bwari hasi, umwana muto uri munsi y'imyaka 5 nabo nuko, ari nayo mpamvu malariya ibazahaza. Ntabwo tuvuga ko n'abandi malariya itabazahaza. Kugira ngo malariya itakuzahaza nuko uyivuza kare kandi ukayivuza neza kandi ukanywa imiti neza nkuko wayandikiwe na muganga. Ariko abana batoya n'ababyeyi batwite ubudahangarwa bwabo buba buri hasi cyane, nayo mpamvu kimwe n'izindi ndwara zabazahaza, ariko iyo malariya ibagezeho irabazahaza cyane. Hari ikintu gikomeye wakomojeho ngo iyo umuntu arwaye malariya agatinda kujya kwivuza, ishobora kugenda ikamugaruramo amaraso. Noneho ni wa mubyeyi utwite agize cya kibazo, kandi n'umuntu bumva asanzwe afite na budahangarwa buri hasi, cyangwa se na wa wundi ashinzwe kurinda, uwo nguwo wafashwa ati? Urumva iyo agiye kwivuza hakiri kare, niba yumvise ababara umutwe, niba yumvise ababara mu ngingo, ari ibimenyetso. Kuko ikiza abaturage uyu munsi bose bamaze kumenya ibintu bigize ibimenyetso bya malariya, benshi barabizi kuko tubinyuza mu miyoboro itandukanye n'aha twicaye. Rero iyo avuwe kare bituma, kuko ibyo gutakaza ubushake bwo kurya no kunywa bigenda biza ukugenda uremba. Ariko iyo bamuvuye hakiri kare, bahera ko ntabwo atakaza bwa bushake bwo kurya no kunywa, kandi nibyo biba bitunze umubyeyi. Niho ibyo arya nibyo bimuha amaraso, hanyuma ya maraso niyo agaburira wa mwana uri mu nda. Kuvurwa kare rero bituma akira atazahaye, kandi bya bindi bituma atabasha kurya, abaganga babigarura hakiri kare. Ikindi, umudamu utwite, murabizi ko dukangurira abadamu batwite ko igihe cyose yabuze imihango agomba kujya kwa muganga akajya kwipimisha akareba ko batwite. Iyo atwite, kumukurikiranira hafi harimo no kumurinda kuba yarwara malariya. Ari nayo mpamvu uyu munsi
umudamu waba uri mu kihe cyiciro cy'ubudehe. Iyo utwite inda ugiye kwipimisha kwikingira urukingo rwa mbere cyangwa kwipimisha ugiye muri CPN ya mbere atahana inzitiramubu. Leta yabageneye inzitiramubu iyo agiye kwipimisha bamuha inzitiramubu kugira ngo yirinde malariya. Kubera ko biri mu bintu cya bindi warumbwiye ngo twakorwa iki, nuko kumukurikirana bituma bamurinda malariya. Kumukurikirana yubahiriza za nshuro zose agomba kujya kwa muganga mu gihe atwite, bituma bareba ingano y'amaraso afite uko ingana. Basanga afite amaraso make bakamwongerera, bakamuha imiti imwongerera amaraso. Bamenya ko ari kurya neza cyangwa atarya neza, mbese ubuzima bwe babukurikirana buri munsi. Muri bya bindi byo kumurinda, umudamu wese wasamye iyo yagiye muri CPN cyangwa se muri antenatal care cyangwa kwipimisha inda inshuro ya mbere atahana inzitiramubu ikoranye umuti mu rwego rwo kumurinda malariya we n'umwana atwite. Hanyuma cya kibazo tubwiye wakomoje uti impfu z'ababyeyi n'abana mu mibare utatubwiye iyobowe na malariya. Wa mubyeyi ufashwa kuva ku ntangiriro, hari wa mujyanama w'ubuzima bigira kuri rwa rwo kugira ngo arware ya malariya imuhitane, wenda nkamwe mubikurikirana cyane, mubona biterwa n'iki? Birumvikana ko kwigisha n'ubundi niyo mpamvu duhozaho. Umubyeyi hariho benshi batabyumvira kimwe, sibyo? Kugeza uyu munsi ntitwakwirengagiza ko turacyafite bamwe mu babyeyi ashobora gutwita akazagera igihe aza kubyarira atarajya kwipimisha. Nubwo ari bake ariko baracyahari. Turacyafite ababyeyi cyangwa se imiryango nubwo babaha inzitiramibu batayikoresha bitewe n'ibyo bishiramo, ko ngo inzitiramibu bimutera ubushuhe, hari abavuga ko ngo iteri n'ibyo n'ibindi byinshi. Ibyo rero abo bantu nibo n'uyu munsi, kuko abo twigisha bamaze gufata umurongo cyangwa se bamaze guhindura imyumvire n'imyitwarire, tubigisha gukomereza aho bageze. Ariko na ba bandi batarabikora, bataragera ku gihe cyo kumva ko agomba kwirinda malariya, niyo mpamvu duhora twigisha kandi kwigisha bihoraho. Kandi iyo mvuga ngo kwigisha bihoraho nuko umuntu nyine urugendo rwo guhindura imyumvire n'imyitwarire ntago ari ukuvuga ngo abantu bose barahindukira umunsi umwe, bifata igihe. Hari abihinduka agatangira agashyira mu bikorwa ya myumvire twifuza ituma abasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'umuryango we ukagira ubuzima bwiza. Cyane cyane nubwo malariya tuvuga ngo ni indwara mbi, ariko ni n'indwara yirindwa. Umuntu ushoboye kuyirinda rwose arayirinda kandi bigakunda. Ari nayo mpamvu insanganyamatsiko tumaranye igihe ari nayo turiho y'uyu munsi w'ejo tuzaba celebrating cyangwa se ari umunsi wo kwizihiza wo kwibuka cyangwa kwizihiza indwara ya malariya. Ntabwo ari ukwizihiza mu buryo bwo kwishimira, ariko nigiye nyine ni World Malaria Day cyangwa se umunsi wa malariya ku rwego mpuzamahanga. Mu Rwanda dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kurandura malariya bihera kuri jye. Umuntu wese abigize akavuga ngo bihera kuri jyewe, n'ibyo agomba gukora birahari. Indwara ya malariya wenda turaza kubigeraho, kuyirinda ni indwara bishoboka cyane kuyirinda, kuko ntago ari indwara nka virusi yandurira mu muyaga cyangwa ahantu hose nkuko tuvuga corona ushobora gukora ahantu ukandura. Kwirinda corona bigoye, ariko nabyo bishoboka. Kwirinda malariya birashoboka, biroroshe ku buryo umuntu ashobora kuyirinda kandi umuryango we ukabaho neza. Ese kugira ngo malariya igere ku rwego rw'igikatu biba byagenze gute? Urakoze cyane. Malariya igera ku rwego rw'igikatu kubera ko umuntu yayivuje nabi. Kwivuza nabi gute? Hari ukuyivuza yatinze. Wenda yarwara akabanza agashakira imiti, bya bindi bavuga akajya muri farumasi akagura wenda paracetamol cyangwa iki, ntago barimo kuvura malariya. Cyangwa akajya kwiyahirira ibyatsi cyangwa akajya mu miti y'ikinyarwanda. Ubwo urumva indwara yo ibirimo irimo kumuzahaza. Noneho niyo agiye kwa muganga akaba bamuha imiti ntayimwe neza, niba uko agomba kuyimwa atayubahirije. Kuko ubundi abantu bose umuntu akangurirwa ko iyo warwaye malariya ukanywa imiti kugira ngo umenye ko malariya yagushizemo usubirayo muri control. Yaba ari ku mujyanama w'ubuzima niko babwira abaturage ko azagaruka kongera akamupima nyuma y'iminsi 15.
no kwa muganga niko bababwira kugira ngo amenye neza ko malariya yamushizemo. Hari abagenda rero kugira ngo malariya ibe y'igikatu nuko umurwayi aba yayivuje nabi, atanguye imiti neza ngo ayirangize cyangwa yabanje kwivura mu buryo bundi atemera ko ari malariya arwaye, akaza kujya kwa muganga yaramaze kumuzahaza, wenda yaramaze kumukamuramo amaraso, yaramaze kwangiza ibintu bimwe na bimwe mu mubiri wiwe. Ni ahandi usanga umuntu umuriro udahagarara, yaratangiye kugagara no kuruka cyane, aruka ibintu bindi bifite andi mabara, nuko agera icyo gihe atakibasha kurya, atakibasha no kunywa. Ubwo rero biba y'igikatu, uko agenda atinda kwivuza cyangwa yivuza nabi, nibyo bigeraho malariya ikaba ari malariya y'igikatu, kandi noneho kwivura bikaba binagoye cyane. None se ni nayo mpamvu malariya idacika mu bantu? Mwebwe mukunda kujya mu baturage hirya no hino, murabona ari ukubera iki malariya mu gihe twibaza ngo twarayirwanije ariko ubona igihari? Nkuko nari mbivuze ko kwigisha cyangwa urugendo rwo guhindura imyumvire n'imyitwarire ari urugendo ruhoraho. Ikintu gituma malariya idacika ni uko harimo ibintu bibiri. Ni uko usanga abantu birangaraho. Nk'ubu ushobora kuba nafashe ingamba zo kurwanya malariya mu rugo rwanjye. Ni ingamba zihe? Tubanze tunamenye uburyo bwo kwirinda malariya ngo ni ubuhe. Nta bundi buryo no kwirinda umubu. Ni ugukora ikintu cyose gishobora gutuma wirinda umubu iwawe mu rugo. Bigenda gute rero? Ni uko dukangurira abantu ko agomba gusenya indiri y'umubu. Ahantu hose umubu wa anoferi utera malariya cyangwa utwara udukoko dutera malariya, aho wororokera hose ukahasenya. Aho ni hehe? Uriya mubu wororokera ahantu hari amazi adatemba. Ayo mazi rero impande y'urugo ashobora kujya mu bijo, bya bicupa by'ibimene, ibikono, ibijerekani utagikoresha. Ahantu hose hari amazi adatemba, n'aya mazi tureka y'imvura ngo tuzakoresha igihe amazi yabuze, iyo adapfundikiye umubu uragenda ugaturagamo, ugashyiramo amagi yayo, kandi amagi akororokamo indi mibu myinshi, sibyo? Ikindi, ubwo icyo tuba tuvuga nuko umuntu agomba gusenya iyo ndiri y'imibu, gutema bya bigunda byose bikikije iwe mu rugo. Mbese ukumva ko ahantu hose hari ibigunda ugenda ugakora isuku, ukirinda ibyo bintu by'ibimene. Ikindi cya kabiri tubwira abantu nuko igihe agiye kuryama aryama mu nzitiramibu ikoranye umuti, kandi akayishyiraho neza, no gukinga amadirishya hakiri kare. N'aha handi mu nzu iyo twubaka amazu tukangurira abantu ko ku madirishya bagomba kuhashyira utuyungirizo, cyangwa ahandi mu makositara bagomba kuhashyira utuyungirizo, mbese ahantu hose umubu ubasha kwinjirira. Noneho wa wundi winjiye mu nzu, kubera ko wenda watinzeho gukinga, ntihabura na kamwe kinjira. Iyo abantu bagiye kuryama tubakangurira gukora iki? Kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti. Noneho na cya gihe abantu bicaye, kuko ushobora kuvuga uti mu gihe ntararyama cyangwa nicaye mu rugo nakwirinda gute malariya? Yego, nabyo hari imiti, kandi nabwo ntabwo ihenda. Muri SFH tugira ibyo twita ngo ni reperanse, cyangwa nta nubwo ari SFH gusa n'abandi barayifite. Twe tugira imiti abantu bashobora kwisiga cyangwa bacana mu gihe abantu badashoboye. Hari ihenze, hari n'idahenze. Twa tundi ducomeka, hari igihe mushobora kuva mu muturage, hari n'igihe umuntu ataba afite amashanyarazi. Iyo ngiyo bacana ntabwo isaba amashanyarazi, upfa kuba ufite ikibiriti cyangwa agati wacanye ugacana, ugatereka hariya, ugira kotsi kirukana imivu. Ni ukuvuga hari iyo usanga yaranze kuva mu nzu neza, yarahatuye, iyo yose ibasha kuba yakwiruka cyane rwose. Noneho n'iyo miti yo kwisiga ni nk'amavuta, nta kintu yangiza ku ruhu rw'umuntu. Nanjye urimo kubabwira, iyo nicaye ahantu nagiye kuri tere ndayisiga. Iyo tunakangurira n'abantu bakora akazi k'irondo ko baba bayifite bakayisiga, kugira ngo, kuko iyo wayisize uba wirinze ahantu hose. Ikintu tubwira abantu mbere nuko yambara imyenda ifite amaboko maremare, ariko niba ahantu hose hatagera uwo mwenda ukisiga
uwo muti ubasha kukurinda mu gihe cy'amasaha 6 tubwiye ko muwufite ku kazi wanyu ko n'ahandi ihaba muyitangira ubuntu bimeze gute? ntabwo tuyitangira ubuntu ariko kandi nta nubwo ihenda ntabwo igura ikiguzi cyayo. Ni nk'uburyo wagenda ukabwira umuntu uti irinde malariya ukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Twe rero muri SFH kubera ko dukora ibijyanye n'ubukangurambaga mu guhindura imyumvire n'imyitwarire ariko tugatanga n'ubwo buryo bushobora gufasha umuntu wenda wamubwira uti kuje kumbwira kwirinda ibi ngibi ndakoresha iki ibyo bintu urabinda bifite. Igura makeya cyane kuko hari utugura amafaranga 150, hari igura amafaranga 750, ako ngako ko gucana kagura amafaranga 500 kandi kaba karimo utuntu 10 n'akantu kamwe ushobora kugacana n'icyumweru cyose. Iratinda pe kandi abaturage barabikunda. Ariko nyine hahandi tuvuga ngo kuki tugifite malariya hari abantu badakora ibyo byose. Noneho hari n'ubasha kubikora yarangiza kubikora agakora iki malariya akayibagirwa mu rugo pe gasanga nta hantu ntibakirwara malariya nta kirwaza malariya yageraho mbese akarangaraho gato akirara. Iyo yiraye nk'ibyo wavugaga ngo muri Kigali ntitwirare kuri corona, iyo yirayeho gatoya akora iki malariya n'ubundi rongera ikagaruka. Urumva nizo bya bindi tuvuga ngo malariya nticika nuko hari abantu ntago bose bumvira bagendera hamwe mu kwiga no gufata no gushira mu bikorwa ingamba zikomatanyirije hamwe cyane cyane ko kurwanya malariya urumva ntabwo ari ugukora ingamba imwe ni ukomatanyiriza izo ngamba zose zo gukora isuku, izo gutema ibyo bigunda byose, byo gumenya mu rugo ko wakinze amadirisha mbese wakinze ahantu hose imibu ishobora kunyura, kuba wafite iyo miti mu gihe mwicaye hanze cyangwa mu rugo no kuryama mu nzitiramibu umuryango wose. Ubwo rukomatanyirize ruri hamwe. N'ikindi wenda izindi ngamba leta igenda ishiraho nkuko mubizi hari uturere malariya ubona ko izigenda ziyongera cyane bajya kubaterera imiti mu ngo zabo mu kurwanya malariya byibura bakabaterera kenshi gashoboka. Ikindi nuko twasanze ubushakashatsi bugenda bukorwa umunsi ku wundi nuko ya mibu igenda yororokera ahantu mu bishanga aho bahinga imiceri n'ibiki byose. Ngira ngo mwarabibonye mwaka ushize ko twatangiye gukoresha drone. Leta yashizeho drone yo kugenda itera umuti ahantu hose. So ikintu cya mbere cyo kwirinda malariya no kwirinda umubu nta kindi. Ntabwo ahubwo nuko umuntu aba yayivuze nabi nkuko wari ubivuze. Imiti ya malariya iba itakivura malariya yava ku isoko kuko ni ibintu bareba buri munsi sibyo. Ahubwo nuko umuntu uko yayivuje nabi agenda create icyo twita resistance. Sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda. Nko kwihanganira indwara. Ego. Kimwe nuko imibu nayo igenda create izindi resistance kugira ngo hazemo kumenya ko hagomba gukoreshwa drone ikajya nuko basanze buriya no mu nzitiramibu ikoranye umuti bagenda bahindura. Ngubu inzitiramibu zatanzwe ku rwego rw'igihugu hose. Uturere twagiye tugaragaramo malariya ikaze cyane cyangwa se uri ku rwego rwo hejuru. Iyo wagiye kwiga kuko buriya mu bushakashatsi bw'imibu burakorwa buri gihe bakareba imiti bashyira mu nzitiramubu ese koko yica iriya mibu cyangwa ituma umubu utakurya. Imibu nayo igenda ihindura ikore izindi resistance. Niyo mpamvu n'ingamba zigenda ziyongera hakazamo gukoresha drone, hakazamo gukaza umuti wenda mu nzitiramubu kugira ngo koko ubashe guhangana n'iyo mibu. Ni kimwe rero nuko iyo warwaye ukivuza nabi ukivuza umuti nturangize kire biragora ko uwo muti ubukiza. Ariko iyo umuntu yivuje neza kandi akuvurwa n'abaganga akubahiriza n'inama bamubwiye mu by'ukuri arakira cyane cyane iyo yivuje hakiri kare. Hari ugize kuvuga ko hari imiti mu gihe umuntu atararyama ashobora kwisiga umubu ntumurye. Ahangaha umuntu ashobora gutekereza ati se ko ngiye mu stikeri yananiye ntabwo najya kuryama nkisiga ayo mavuta.
cyangwa se kariya kantu batubwiye bacana nkagacomeka mu cyumba. Ibyo ni ibibazo wenda nibajije, wenda n'udukurikiye ashobora kubaza, ariko hagati aho mu gihe nta muntu wari wabaza, ndagira ngo dusobanurire turiya tuntu umuntu yaducana mu cyumba, cyangwa se nakwisiga amavuta niba mustikeri imerera nabi. Nkuko nabivuze ko kurwanya malariya neza ni ugukomatanyiriza hamwe izo ngamba. Ukoze rero kimwe ukavuga ngo ndareka ikindi, niba uyu muti wisiga ukurinda mu masaha hagati ya 4 na 6, ushobora kuryama amasaha arenze ayo ngayo. So mu ijoro tugira abantu inama rwose kuvuga ngo inzitiramibu yaramunaniye, ntabwo nyine ni bya bindi by'imyumvire cyangwa se ntawe yananira. Kuba wayimanitse neza ukayishyira ku gitanda neza n'ubundi ntabwo iri gukoraho. Hari abantu mu by'ukuri akubwira ngo inzitiramibu yarananiye sinyambasha kuyiryamamo, ariko noneho ureba ese nintayiryamamo nkarwara malariya, bwo biraba bimeze gute? So kurwanya malariya icyo tubwira abantu ni ugukomatanyiriza hamwe izo ngamba. Umuntu agomba kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti buri joro, cyane cyane ko umubu wa malariya utangira kurumana muri ayo masaha turyama. Bitaba ibyo nanone ngenda cyakomeza ko nzi ko hari abantu benshi batajya barara muri mustikeri, nubwo bumva aya majwi yacu, nubwo bumva y'abandi, ugasanga mu cyumba yacometsemo iriya miti bavuga ngo yica umubu. Ese ni byiza? Ntacyo bitwaye, kuko usanga no kwa muganga hari ahantu ari ivuriro bakoresha iriya miti, ariko twebwe iyo tuvuga uwo ni umuturage ubasha kubona kariya kantu, sibyo? Umuturage twebwe tureba nabo ngabo bari vulnerable cyane. Umuturage utabasha kubona ako kantu wamubwira iki? Umuturage udafite uwo muriro mu rugo ngo acomekeho, kuko nakantu gakoreshwa kimwe nuko hari abantu hano muri usanga afite kariya gacomeka kandi akaryama mu nzitiramibu, kuko yamaze gusobanukirwa neza ko agomba kwirinda akomatanyirije hamwe izo ngamba. Rero n'ubundi nubwo yabimeze gutyo, wa muntu dukomeza kumushishikariza ko uburyo bwiza bumurinda kurwara malariya ari ukuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti, kubera ko ni ugukomatanyiriza hamwe izo ngamba nyine. Kandi tureba abaturage muri rusange, tutareba ngo ubasha kubona akantu utabasha kukabona. Ubutumwa nabwira abantu, ejo ni umunsi mpuzamahanga wa malariya. Ikintu interuro twese duhurizaho ni uko malariya tuzashobora kuyirwanya ari uko buri wese abigize ibye. Kurwanya malariya cyangwa se kurandura malariya, ubu nta nubwo tukiri muri nuza yo kurwanya, turavuga kurandura. Kurandura malariya bihera kuri jye. Buri wese avuge ko bihere kuri we, hanyuma twumve ko kurwanya malariya cyangwa kurandura malariya mu by'ukuri washoboye gukora ziriya ngamba zose zikomatanyirije hamwe, ukabigira umuco mu rugo, abana bagakura babireba, bakamenya ko tugomba kuryama cyangwa tugomba gukinga amadirishya cyangwa tugomba, mbese bikaba umuco wo mu rugo ku buryo utoza n'abana bawe naho bazashaka n'igihe bazubaka ingo zabo, bakamenya ko ari ibyo ngibyo. Malariya tuzayirinda kandi tuzayirandura. Cyo rero nasaba umuntu wese ku rwego rw'umuryango nuko yabigira ibye. Ikindi nuko inzego z'ibanze zadufasha mu gukangurira abantu kwirinda malariya no kurandura malariya bihereye kuri buri wese. Kimwe n'ibigo by'amashuri, buriya abana ashobora kutagwarira mu rugo akagwarira mu kigo cy'amashuri. Ibigo by'amashuri ahantu hahurira abantu benshi, dusaba ko ababayobora babigisha ku buryo biba umuco. Uko umuntu yumva ko agomba kurya kugira ngo abeho, agire ubuzima bwiza, yumve ko ariko agomba no kwirinda malariya kugira ngo bwa buzima bwiza koko bwuzuzanye, agire ubuzima bwiza kandi twiteze imbere.